hari ukuntu fame si ikintu bro, kuba umusitari si ikintu. Iyo umaze kuba umusitari hari igihe utangira kumva ko no mu rugo iwanyu utahagera, abavandimwe bawe batagagombye kuguhamagara batarabanje kukwandikira nibura nka nyuma y'amezi 3, nka mbere y'amezi 3. So fame ni kurikora, fame ni kurikora. Witwe ya mpano abonye fame mu gihe gito, ariko iyo fame yamukoresheje amabara. Ya mpano ngiye ndamwibuka aturuka ahantu bita icyangugu iwabo, araza Nyarugenge, no kubonaho kuba byari bigoye cyane kuko ngira ngo murabizi ko ntago biba byoroshye abantu baba batari bagatangira kubirivingira mu mpano yawe, biba bigoye. Ndumwe mu bantu bakomeje kumuhumuriza, ndumwe mu bantu bakomeje kumuba hafi, muhuza n'umukire wanamufashije kugira ngo abe ya mpano. So amaze kubona kubisa indirimbo ya mbere irakunzwe, agize ya kabiri irakunzwe, reka mbabwize ukuri si ukubeshya, ya mpano iyo ataza guhura na kiriya kibazo mwabonye bira Jihad bakoze, ya mpano yaragiye kuba something else, yaragiye kuba undi muntu, kuko numwe mu bahanga u Rwanda rwagize. Ya mpano azi kuririmba, ya mpano azi kwiyandikira ubwe ku giti cye, ndetse akanandika ibintu wumva rwose ni mu myaka ingahe ukabyumva.